byiza kandi ururimi rukavuga ibibi. Uru rurimi ruririmbira Imana kandi ururimi rugateranya abantu. Ibyo uvuga byose uzabibazwa, niba ari byiza uzabihemberwa, niba ari bibi uzajya mu irimbukiro. Zaba Yesu agufatira ururimi. Soma Zaburi 50 uhere ku murongo wa 19, urahasanga ibyo Imana ivuga ku bantu bajya bavuga bene se. Ibyo wifuza abantu bakugirira, uramenya ujye ubigirira abandi. Soma Zaburi 50 uhere ku murongo wa 19, urahasanga ibyo Imana ivuga ku bantu bajya bavuga bene se. Ibyo wifuza abantu bakugirira, uramenya ujye ubigirira abandi. Biratangaje kubona uri umukristo ariko ukirirwa uvuga mwene so. Uragambana ndetse ukanagira ishyari, ugateranya bwacyo ukajya gusenga mu rusengero ukanegurana uwambaye nabi ukamuvuga. Ibyo ukora byose ujye uhora uzirikana, ijisho ry'Imana riba rikureba. Soma Zaburi 50 uhere ku murongo wa 19, urahasanga ibyo Imana ivuga ku bantu bajya bavuga bene se. Ibyo wifuza abantu bakugirira, uramenya ujye ubigirira abandi. Soma Zaburi 50 uhere ku murongo wa 19, urahasanga ibyo Imana ivuga ku bantu bajya bavuga bene se. Ibyo wifuza abantu bakugirira, uramenya ujye ubigirira abandi. Niba wumvise umutima ugukomanze, saba Uwiteka akubabarire. Haranira kwezwa iboneze mu mutima, kuko utejejwe utazabona Imana. Hari imbaraga yaguhindura. Icyo usabwa gusa emera ko wacumuye. Imana yacu igutegeye amaboko, nshingo y'umwanzi yakubohesheje. Hari imbaraga
guhindura. Icyo usabwa gusa emera ko wacumuye. Imana yacu igutegeye amaboko, cyingo y'umwanzi yakubohesheje. Imana yacu igutegeye amaboko, cyingo y'umwanzi yakubohesheje. Imana yacu igutegeye amaboko,